Shalom, nabashuhuje nk'uko dusanzwe tumenyeranye. Muri kumwe na Mukaragira Valentine. Uyu munsi ni mu rugo kwa Valentine, nk'uko nabemeye ko nzajya mbagezaho gahunda zigiye zitandukanye. Uyu munsi twageze mu gikoni, nagira ngo mbere yuko ngira icyo ahari wenda mvuga, nabamenyesha ko uyu munsi tugiye gukora guteka. Mu guteka tukareba uburyo ki umuntu ashobora gukoresha igihe gitoya mu gihe afite nka gahunda nyinshi, yaba ari bujye ku kazi cyangwa se avuyeyo ananiwe, akaba yateka nk'ibiryo mbese ashobora kurya nk'uyu munsi saa sita na nimugoroba, cyangwa ukaburya uyu munsi wenda n'ejo bitewe n'amasaha bitekeye, ari ibya mu gitondo cyangwa ari ibya nimugoroba, cyangwa se nimugoroba n'ejo saa sita. Ushobora kubitegura wenda ufite nk'abashyitsi, ufite ndava ku kazi naniwe, zaba mfite abashyitsi mu rugo, reka nitegure. Ubwo rero uyu munsi nateguye hano, kwa ko nihuta, nateguye ibirayi biri aha ngaha ku ipuratine, murabibona. Ngiye kubishyira mu ifuru. Rero ko mbishyira mu ifuru, ndashyiraho ibirungo by'ibirayi. Mfite kino kirungo cyo mu mboga, hari igihe usanga wenda kiri nko mu dushashi, ushobora gusanga ari mu dushashi nk'aka ngaka, ariko ngiye icyo mfite ni iki ngiki cyo ngiye gukoresha. Nkoreshe iki kirungo nacyo, ariko ndakoresha ikiri mu ishashi. Unakoresha yotsa, ushobora kugikoresha wotsa ibirayi, ibitoki, cyangwa se wotsa inyama. Ngiye rero kugishyira ku birayi, ariko mbere ko nkishyiramo ndabanza nyanyagizaho amavuta. Nyanyagizaho amavuta nkoresheje ikiyiko. Nyanyagizaho amavuta nkoresheje ikiyiko. Amavuta se ngombwa ko mbese ibiyiko bitatu birahagije cyangwa bibiri, bitewe n'uburyo ki ubishaka, kugira ngo bifate bya birungo. Noneho ndongera gukoresha uno munyu. Murabibuka ko nababwiye ko nkoresha umunyu wa panisura ugabanya umuvuduko w'amaraso. Urabona ko hasigayeho mukeya, ariko ufite undi usimbura, ngo uyu ushize narawuberetse, niyo njya nkoresha mu gikoni iwanjye. Noneho nongereho bya birungo. Ibi birungo ntacyo bitwaye kuko bikoze mu buryo bwo kubiteka mu mboga. Tereho n'iki ngiki utagifite kino kirungo, ushobora gukoresha pavuro iseye n'amavuta n'umunyu. Bashyiraho akarungo ko kotsa, kiba gikoresha botsa n'inyama, ushaka kugikoresha. Niho urangiza uvangavanga. Ku ipuratine nashyizeho igipapuro ushobora gushyira kugira ngo wenda ipuratine biragiye gufata hasi ku ipuratine, ariko utanagifite ntacyo wasigaho amavuta. Rero mu gikoni iwanjye ni uko njya mbigenza. Ibirayi natetse ntabwo bihase, ushobora gushyira ku birayi bihasa cyangwa bidahasa. Umunsi nakoresheje ibirayi bidahasa. Ibirayi bimaze kubisiga, murabona ukuntu bisa bisize. Urabona ko bisa. Ngiye kubishyira mu ifuru. Ifuru yamaze deja gushyuha. Ugiye guteka mu ifuru ubanza ukayicana, ukayishyushya kugira ngo ijye gutinda. Nayicanye rero ngiye kugira ndegere shyire kuri 200. Ubu turi gukoresha igihe mu gihe umuntu afite igihe gitoya arimo kwihuta kugira ngo abe atetse ibiryo byinshi. Twari dufite nanone uno munsi guteka isambaza. Hano hari isambaza, murazibona, nazishyize mu kibakuri gipfumye kugira ngo amazi ajojobe. Kize hano, murazibona, izo tugiye guteka.
Umunsi tugiye guteka isambaza, turebe ukuntu bashobora guteka isambaza. Igaburo ry'isambaza. Ngiye duteke isambaza. Kuzikaranga dukoresha amagi. Murabona hano hari amagi. Amagi ndayamena, nimara kuyamena noneho rero nyagaragure mu isambaza. Hano hari icyo bita korupo yawuho ku bantu bari hano hanze muri Finland, ariko ku bari muri Afurika ni umugati useye. Ushobora gufata umugati ukawumisha, wamara kuwumisha ukawusya. Urabona ko ni ifu ariko y'ibiheri. Ifu y'ibiheri murayibona hano. Ndagerageza gushyiraho nyinshi kuko isambaza nazo ni nyinshi. Murabona ishashi niyi. Iyo korupo yawo iba mu mashashi atandukanye mu bantu bari muri Afurika cyangwa ahandi hantu honda amazina agiye atandukanye, ariko uyu nguyu ni umugati useye. Hano tuyita korupo yawo. Ndafata amenagure y'amagi yanjye. Amagi yanjye ndayamenagura. Kandi cyanjye ni gitoya. Ariko aya magi ndi kuyamenagura. Nyuma yo kuyamenagura ndayavanga. Amagi ndayavangavanga, ngaya ya magi. Ndagerageza kuyavangavanga. Ngejeje kuvanga ya magi. Nkoresheje amagi 4. Ariko biterwa nuko ubwinshi bw'ibiryo igiye guteka uko bingana. Isambaza mwabonye ko ari nyinshi. Yifashisha ipurato ariho yafu y'umugati korupo yawo. Sambaza nazo ngizi. Ndafata isambaza nshyire mu munyu. Uyu nawushyize hano. Vangavange wa munyu. Kino kibakuri nicyo nashyizeho kugira ngo kivemo y'amazi nyine se nta mukimere nacyo nkoreyemo. Hano gukora mu kindi kintu ngiye nakoreye muri iki kugira ngo njye kuguza ibintu byinshi ahari byo koza. Tuzishyira muri ya magi. Banza kuzishyira muri ya magi nakubise. Ndavangavanga n'intoki rwose. Vangavanga. Hano murabona ko ndi kuvanga isambaza muri ya magi. Isambaza nabanje kudushyiraho umunyu. None ko nzishyire hano muri ya korupo yawo muri wa mugati useye. Murabona ko hano hariho wa mugati useye nababwiye.
gushyiraho za sambaza zanjye, noneho nzigaraguremo rero muri wa mugati useye. Nindagize ndahita nzikuramo nshyira mu mavuta. Izi ngizi umuntu aziteka gutya, iyo atari zirya zirimo isosi, ari isambaza ushaka gukaranga zonyine ukazirya zitarimo isosi, ukazirya zumutse. Niko iwanjye njya nziteka. Abantu bakunda isambaza rero, noneho warangiza ukajya ugenda umwijagizaho agafu hejuru hamwe wazigize. Kuko zikaraguye cyane yafu yose ihita ihinduka nk'ibibumbe, ufata gake gake ugenda ujugunya hejuru ziri muri nyine muri yafu. Urabona ukuntu nabigenje. Ukamenya ugenda nterura shyira mu mavuta, zigaraguramo hejuru ntamena mu ifu, ntashyira ku ifu yose kugira ngo idahita ihinduka ibibumbe. Niyo mpamvu gusa kugira ngo umuntu agende akoresha kurupe yawohe nkeya mu gihe ufite nkeya itayipfusha ubusa. Niyo isigaye kandi ushaka kuyumisha ukongera ubusa nk'uyihonda ukayibika, ukaba wakongera ukayikoresha cyangwa ukayimena. Ndashyira noneho muri ya mavuta, nkongera kwatsa, nari nashimiye amavuta ashyuhe neza. Kandi amavuta yashyushye nari nayacanye, amavuta yanjye nari nayacanye arashyushye. Isambaza zumvikana gutyo ntabwo zigenda. Hano natangiye gushyira mu mavuta, noneho ndazitetse. Cyangwa umuntu yitonze, izi sambaza navuga ku bantu bari batazizi, ni indagara mbisi bisa nkaho ari n'indagara itarandagara dusanzwe turya ntoya zumye. Izi zirasa nkaho ari neho gatoya. Reka naduhana umugisha, turacyari hano handitse Zara kugira ngo ninire ko zishya. Birindiriye, abizi namwe umuntu ari mu gikoni nyine ararinda kugira ngo ibyo atetse bishye. Igihe nkirimo guteka za sambaza zanjye, ngiye guterekaho iyindi nkono. Ni ukuvuga tugiye guteka epinari. Epinari nateguriye ino safuriya,
epinari ngizi, hano ni epinari ziseye, hano iwacu dukoresha epinari ziseye, ushobora gukoresha iziseye cyangwa se izikiri nzima zidaseye. Ndakoresha epinari, nkoreshe n'intoryi. Hano nagerageje gushaka intoryi nkeya zo kuvanga muri izi epinari nkeya, urabona ko atari nyinshi. Ngizi nizo ngiye guteka. Hano epinari, nari mfite epinari, intoryi n'igitunguru, nacyo murakibona aha ngaha. Ni ngombwa ko nkorakora ko ndacyari mu gikoni. Namaze kubikoresha, nshobora kubibika kugeza bizongere gukenera. Ngiye guterekaho isafuriya yo gutekamo epinari. Turi gukoresha igihe kugira ngo kigiye kuducika mu gihe hari akazi kenshi kagomba gukorwa. Aho ubundi ku bantu bagira ikibazo cy'uburwayi biba byiza gukoresha amavuta ya olive ngaya hano. Amavuta ya olive ni meza, nta kibazo ajya atera mu mubiri, nta ngaruka. Ni gatoya, nshobora kubizimya kuko ipanu iri gutuma bidakwirwaho neza. Guhindura ziteka ahantu hisanzuye, gushyira aha ngaha. Amavuta yanjye yarashyushye, ngiye gufata cya gitunguru cyanjye nshyiremo. Hano ufite ikibazo cy'urumuri, ntabwo urumuri rwanjye hano mu gikoni haka neza, ntabwo nihageze ikibazo, niyo mpamvu hari hasi hatagaragara neza. Hano mu gihe isambaza ziri gutekwa, nari nateguye isambaza zihiye ngo mbereke ukuntu ziba zimeze. Ndabona isambaza bidahiye biba bimeze gutya. Murabona ko iyo uri gushyira amagi muri ya kurupo yawo asa nk'afata ku ntoki, ariko ntacyo biba bitwaye kuko si umwana n'ubundi tuba tukiri mu gikoni tukiri kubikora. Si ngombwa kuvuga ngo wenda ngo uhite ukaraba amaboko kuko n'ubundi ndacyabirimo. Mbere igihe umuntu ari mu gikoni agomba kubanza nyine gukaraba neza kugira ngo abo ugaburira mbese ubagaburire ibiryo nabyo nyine bifite isuku, namwe munabyumve. Ngiye gukora ku myenda, ushobora gukaraba n'umuti, guhindura za sambaza zanjye.
zasambaza ngiye kuzihindura zasambaza mu gihe zimaze gusa nk'izifata isura mbese zimaze gushya hasi ku ndiba kugira ngo uze gukomeza gushira ndagerageza kuzihindura uziteka nk'uko uteka amasamake akaranze nyine namwe murabizi ukuntu umuntu ahindura amasamake kugira ngo adashirira hasi n'izi niko ziri buziteke rero turabona ni amasamake ariko matoya biragoye ko igikoni cyanjye ari gitoya ubona ko hariho ndi kugenda wenda asa nk'ugenda ubihindukira njya ahandi hantu bitewe n'uko igikoni cyanjye kingana gukaranga ibitunguru no gushyiramo za pinari nibutse ko hano mu ifuru deja nashyizemo ibirayi aha naho hakaba hari ya mafi make nyine nabwiye ndi gukora isambaza nkaba nari mfite nanone inkoko nagombaga guteka inkoko zikase nazo ngiye kuzirunga kugira ngo nazo mba zishyize kuri iri tiga rifite umuriro mukeya kugira ngo igihe cyanjye kibe gito nteke ndangiriza icyarimwe za nyama z'inkoko ngizi murabona ko zikase za nyama z'inkoko ngizi zirakase nazo ngiye kuzishyira ku muriro kugira ngo nteke bisa nkaho bigendera icyarimwe murazibona hano nazo ngiye kuzikaranga bimwe birajya gushya n'ibindi bihiye bisa n'ibihira icyarimwe mu gukaranga inkoko akenshi biba byiza iyo umuntu akoresha tungurusumu ngiyi inzima ngiyi ariko ndakoresha iseyi kugira ngo niba ukeneye kwirirwa ngira akazi ko kujya gutonora iyi ngiyi kuko ndi gukora akazi kihuse ubu ngubu kugira ngo akazi nkarangize vuba ko guteka ndakoresha iyi ngiyi kirimo ibitunguru byanjye ngibi kirimo wa munyu rero nawo tungurusumu umunyu kirimo no kuri cya kirungo nababwiye iki ngiki Mr. Pipuri ivanze uko bayita ushobora kuyikoresha wose cyangwa se mu buryo ukayikarangamo mu gihe izo nyama nazo ndi buzikarange no kuzishyiramo isosi ku buryo nabyo nkeneye isosi nayikora nk'ejo nkahita ndambikaho za nyama nkarya cyangwa nkazirya zikaranze gusa hano n'isafuriya kuko inyama ari nyinshi noneho ngiye kwarura zasambaza ndumva zahiye isambaza nagerageza kuzarurira muri kino kintu kimeze gutya kugira ngo amavuta ye kusigaramo ajojoba muri zasambaza mukaba kuri gapfumuye nimwe ngiye kuzicura ariko byose ndi gusa nk'ubikorera rimwe ya safuriya yanjye yo gutekamo inkoko ubu ngubu irimo kumuka mukagenda bayishyizemo amavuta ashyiremo n'igitunguru ndi kuzarura cya gitunguru nacyo ni kirashya kubera ko umuriro usa nkaho ari mukeya kugira ngo ugiye gushya cyane nirinde kudushyiririza
ariko ndi kwarura isambaza. Ese aka gasahani gateretseho isahane iri bugende ijyaho amavuta, murabibona ari buve muri za sambaza, kugira ngo amavuta ataza kugenda ajojobera hasi ku isima, ku buryo umuntu ahaciye ashaka kunyerera akagwa kubera ya mavuta yaguye hasi ku isima. Gukaranga amafi ntibyoroshye, sa kugira kwitonda kugira ngo amavuta aba atagutarukira mu maso ngo akotse. Saba kwitonda nyine no kuyarura no kwitonda. Hano karangishije amavuta asanzwe, ubundi olive si byiza, ubundi bavuga ko olive ari byiza kuyirya utayikaranze ngo ishyuhe cyane. Urazibona za sambaza namaze kwarura, rero ngire ukuntu zisa. Cyakomeze rero igitunguru cyanjye kirahiye, mu gihe ngitegereje kongera gukora isambaza ugiye kubanza ushyiremo hano epinari muri ya mavuta. Arageza ko igitunguru cyawe gihiye, si ngombwa kugishya cyane. Reka ukibona igitunguru, ushyiremo za epinari. Urabona hano twateguye igaburo mbese twatekera rimwe ibiryo byo kurya iminsi 2 y'uyu munsi n'ejo saa sita. Ibiryo ndi guteka ni ibya nimugoroba n'ejo saa sita, kugira ngo ngabanye akazi k'ejo. Ku bantu barya saa sita ushobora no kubishyira muri firigo ukaba wanabigena nimugoroba, bitewe n'abantu ugaburira. Muri minsi hari igihe abantu bamwe baba badakunda nk'ibiryo byaraye se, ariko uko wabiteka kose bisaba kugira ngo ukurikize no kandi ibiryo ndi guteka nakagombye ko bitetse na buri minsi 2, ariko ndi kubitekesha rimwe kugira ngo ngabanye akazi. Ya safuriya yanjye irumutse, ngiye gushyiramo aya mavuta ya olive, ngiye gutekesha ku nkoko. Izi nkoko navuze ko ari inkoko, ariko urebye mukurikije uko mwabonye zingana ni dendo. Nizo ndi kwita ko ari inkoko, ariko ni dendo n'inkoko unazi ko ni bimwe. Niyo rero ubu ngiye guteka. Ndumva hari turi kubyumvikana. Imana ibahumisha kuba mukomeje kunkurikira mu gikoni kwa Valentine. Shyizemo za nkoko. N'uteko cya gitunguru nakase hari hasigaye nk'icyo ndi buteke mu nyama. Igihe iki kibaye gito ashobora no kongera nkoshyiraho ikindi. Ndakomeza guteka amafi. Urabona ko amavuta nari nayakase, ariko aracyari ku muriro. Aracyari ku muriro. Ibi ni zasambaza nyine ndi gushyira mu magi kugira ngo nkomeze nteke. Nshaka kubishyiramo zose. Nyine muri ya magi. Amagi
iyo wakoresheje menshi ashobora gushirira nyine, ni ukuvuga ngo ubuyobozi icyo gihe gusa kugira ngo ukoreshe amagi uri bukenere kugira ngo iyo gupfa ubusa, bivuze ko amagi arahenda ku bantu bari muri Afurika, ariko hano urebye aho turi ntabwo amagi ahenze. Ngaya ahangaha ndi gushyira muri ya magi nyine uko naberetse, noneho nshyire muri ya fu y'umugati useye korupo yawo. Ngaya kuko ya magi asigaye ushobora guhita uyamena, genda nyamena, ntabwo ujya uyateye ngo ndava mu ndetse ngenda ndahita nyamena kuko si ubundi kuyakenera. Ya korupo yawo utegereza kugenda asuka indi hejuru, ushobora no kunyanyagizaho gutya mu gitakuru cyahindi ukaba wanyanyagiza gutya hejuru. nkagenda mvangavanga kuri ya yindi yari yasigaye ku ipurato. Nabikoreye ku ipurato kuko niho asanze hanyoroheye kuhakorera. Nawe ushobora gukorera aho ushaka kugira n'ibyo uburyo ki nawe ubyumva. Njye nakoreye ku ipurato, nakoreye ku isiniya, niko ntacyo najyaga numva kera tuyita. Rero ngiye gukuraho nyine shyira mu mavuta. Wenda gushyiramo amafu mu mavuta kuko amavuta yagiyemo amafu cyane ahita ahinduka amavuta. Urabona ko nterwa nyine nirinda gushyiramo n'amafu. Amavuta iyo yashyushye cyane ndagabanyije kugira ngo byere kubabuka bitarashya. Ugenda uteye kurinda gushyiramo amafu, ugenda ya mafu nyine ari hasi ugenda uterura gusa ibyo wasize. Hari igihe umuntu yakubaza ngo bino bintu Valentine abikorera iki? Mbikora kugira ngo twese abantu b'iwacu na nk'utazi akantu agerageze kukamenya. Ni byiza rimwe na rimwe aho kugira ngo umuntu ajye kukarya mu gasozi cyangwa se kukarya mu kabari, abatwaye bacu ko tujye tubatekera neza natwe ubwacu. Umuntu ntakumire ikintu ngo ujye kurya hanze mu kabari kandi aho tubigura mu isoko bihendutse. Ushaka kubyigurira ukabikora utagiye kubishaka hanze mu kabari cyangwa ubundi muntu wabitetse nawe ukaba wabyitekera. Murabona ko yakorupo yawe usigaye, urabona ukuntu yibumbabumbye. Rero ntibiba byoroshye. Iyo urangije yibumbabumbye gutyo urayibika, ukazongera yamara kuma ukaba wakongera ukayivungagura ukongera ukayikoresha. Ntacyo biba bitwaye, ntabwo uhita uyimena kuko nababwiye ko ari umugati. Urabona ko yabaye ibibumbo byo uko ukuntu imeze. Iyo urayireka nyine ukayinyanyagiza gutya n'ukayirekera ahantu kuma, ukazongera ukayikoresha. Sawa, Imana iduhane umugisha. Za nkoko zanjye rero ngiye kuzipfundikira. Ntarapfundika kugira ngo amavuta y'ibishyushye ndetse ngaragura na za epinari. Mbere yo ngaragura ndabanza nongeremo za ntoryi nababwiye. Ngiye kongeramo za epinari, za ntoryi. Urabona none ufite intoryi zitsitsemo hariya. Umunyu wanjye wari washize.
nari ngiye gukingura urugi rwo ku gikoni. Ni byiza ko umuntu yatetse afungura urugi kugira ngo umwuka w'ibiryo wose usohoke ujye hanze, kuko akenshi usanga iyo mu nzu harimo umwuka w'ibiryo haba hatameze neza. Iyi ni ya pani sora imwe nini rero nabavuye mu ikarito, murabona wa munyu nguyu meze nk'ubu nyine uri mu gakarito gatoya, n'uyu nguyu nkoresha, murabona amutiko tubiri. Uyu munyu ni mwiza cyane rwose ku bantu bagize mujye mukoresha, ni mwiza cyane. Ntabwo ni dogiteri nta neza, kuko bijya n'ibintu bijyanye na nutrition bisa nk'uwaciye mu gihe gitoya cyangwa nanizemo, narawukunze uramuye kuwukoresha, kuko ku barwayi, ku bantu bafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso urafasha cyane. Ni ukubibutsa wenda umuntu ashaka kwati kuki uriya mama akunda kubivuga cyane, mbivuga cyane kuko ni umuti. Mwana wawe umugisha. Ngira ngo nshyiremo ikirungo, kimwe naberetse nyine gikoreshamo aha ngaha. Hano bakita varicosipure. Hari igihe kijya kinyibagera mu rurimi rw'iwacu, ariko muri bo babita ngo ni hayi. Hano hari umufashanyi uza mu gikoni, nguyu arashaka kubareba, ajya ashaka kuza kumfasha mu gikoni, akenshi tuba turi kumwe. Ariko ubusanzwe umwana ntagomba kuza mu gikoni, ko umwana ashaka kuza mu gikoni ugasanga arahiye. Niyo mpamvu mba namwigijeyo, yaransanze mu gikoni ngo aze kurungurika ibyo ndi gukora. Ntabwo ari byiza ko dushyira umwana mu gikoni, kuko umwana niba akeneye igikoni agomba kugira ikiwe kiriya cyabaye nyine cyo gukina. Murazi ko hari ibikoni abana bakinisha, ukaba wamushyira hariya akaba yakina, ukamuha n'udusahane, ukamuha ibintu bidahiye. Ariko mu gikoni si byiza ko umwana aza. Abanzanira nawe mugabanya amavuta. Dore ibirayi byanjye nibyo byahiye, ntibirashya, kanya biraba bihiye. Igikoni kwa mama Valentine. Ariko bizajya biba byiza mu gihe muzajya mubona nka gahunda gutyo, uvuga se gutaha twakwiga igaburo runaka, nimba uzi kurikora nkaba nabafasha kurikora, kuko nicyo naze kugira ngo tujye dufashanya. Muzajya bati kwa mama Valentine mu gikoni twisa gukora ikintu runaka, waba ufite nka idea ushaka kumbaza ukaba wayimbaza, tukaba twafatanya kuba twashakira hamwe uburyo ki dushaka kuyikora. Imana ibahe umugisha. Umunsi navuye rwose reka ntegure bano ba mama, bano ba papa bakunda igikoni. Abakobwa bacu ari abana benshi bajya gushaka, ugasanga rimwe na rimwe bakuriye hanze, ugasanga no nk'umwana ntazi guteka kuko baba ntagiye yigeze abona, cyangwa bitewe n'aho yanarerewe. Ni byiza rimwe na rimwe ko ukurikira gahunda yo mu gikoni, mu kuba ati se mu gikoni kwa mama Valentine babigenza gute. Yego.